Imyiteguro yo gutera amashyamba mu gihembwe 2013-2014 irakomeje mu turere twinshi tw'igihugu. Mu rwego rwo kubagezaho uko hirya no hino iyo gahunda irimo gutegurwa, abakozi ba Minisiteri y'Umutungo Kamere bafite amashyamba mu nshingano zabo bagiye kureba aho iyo myiteguro igeze mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Muri buri murenge w'ako karere kuri ubu harabarizwa nibura pepiniyeri imwe y'ingemwe z'ibiti byo gutera. Muri make ubu ngubu igihembwe cyo gutera amashyamba kiregereje, imyiteguro irarimbanije. Ni ukuvuga ngo mu turere twose mu gihugu babashije gukora za pepiniyeri kugira ngo haboneke umubare w'ibiti bikenewe kugira ngo bizaterwe muri icyo gihembwe. Ni muri urwo rwego rero nka minisiteri tugenera buri karere ingengo y'imari tubinyujije mu kigo cy'umutungo kamere, ibafasha gutegura za pepiniyeri z'ibiti, ari ibiti by'ishyamba cyangwa ibiti bivangwa n'imyaka, ndetse muri iyo ngengo y'imari bakazanabitera ndetse bakanabikurikirana. Mu nshingano za minisiteri harimo gukurikirana no kureba niba gahunda zishyirwa mu bikorwa neza nk'uko bimeze. Nk'uko mubibona hano mu karere ka Musanze bimeze neza, murabona ko ubu bariteguye mu kwezi gutaha ni igihe cyo gutera, kandi murabona ko ingemwe zimeze neza. Bwana Mutabazi Jean Claude, umuyobozi ushinzwe amashyamba, umutungo kamere w'amazi n'ibidukikije muri Minisiteri y'Umutungo Kamere, yashimangiye akamaro k'uburyo bwo gutera amashyamba ku butaka buhurijwe hamwe ndetse no gukoresha ba rwiyemezamirimo muri iyo gahunda yo gutera no gukurikirana imikurire y'amashyamba. Mu myaka yashize leta yateguraga ingemwe, hagera igihe cyo kubitera abaturage bakaza bagafata ufashe ibiti 3, ufashe ingemwe 5, ufashe 10, ufashe 30, bakazijyana bakazitera. Arabaziteraga n'abataziteraga, ariko mu by'ukuri wareba umusaruro ukawubura. Ese aba bantu bya biti babitwaye babishyize barabiteye, se ababiteye birihe ukabishaka ukabibura. Ni gutyo rero haje kuza igitekerezo cy'uko ubutaka bwashyirwa hamwe, ahantu hatewe hakajyaho site, bakantu bakazidentifia zikamenyekana ku butaka bwegeranye, noneho bakaba ariho batera. Muri urwo rwego rero hagiyeho icyo bita task force ikuruwe na vice mayor ushinzwe ubukungu, harimo guhagararira inkeragutabara, harimo inzego za polisi, inzego za gisirikare, harimo abashinzwe ibidukikije mu karere, harimo abashinzwe amashyamba mu karere. Abo bose rero bakicara hamwe bakareba ahantu bagomba kuzatera, bakamenya neza, hakamenyekana, noneho barangiza bakagira n'uruhare muri gahunda zo kubungabunga amashyamba yatewe ndetse no muri gahunda yo gutegura ingemwe zizaterwa. Rero hamaze kujyaho urwo rwego rwa task force, hakurikiyeho igikorwa cyo guha isoko ba rwiyemezamirimo. Kubera iki? Kubera ko umuganda byaragaragaye ko abaturage barazaga bagatera ibiti mu muganda, hakaba hariho ababitera n'amasashe muri cya gihiriri cy'abantu benshi. Umuntu akaza agafata urugemwe n'isashe agahita ashyira mu butaka, agahita arenzaho itaka. Mu by'ukuri ntabwo watere igiti n'isashe ngo kizamere, ntibishoboka. Icyo gihe rero byasabaga iki? Byasabaga ko abo bantu bagiye gutera ibyo biti mu muganda babanza bakabasobanurira uburyo bikorwamo. Bagafata abantu bakeya bakabanza bakabasobanurira uburyo bari bubikore. Noneho iyo bamaraga kubitera mu muganda byabaga birangiye, nta suivi, nta kubikurikirana byabagaho ku buryo byakura ngo bifate. Aho wasangaga abantu batangira kubiragiramo, amatungo agatangira kubikandagira, ugasanga nanone nta musaruro. Kimwe rero mu bibazo ba rwiyemezamirimo bazakemura ni iki ngiki. Ni ukuvuga ngo rwiyemezamirimo watsindiye isoko azategura ingemwe, umubare w'ingemwe runaka bumvikanyweho n'akarere, nibarangiza bazitere, nibarangiza bazikurikirane, noneho bazazimurike
akarere mu gihe cy'imyaka runaka bikurikiranye na kontara bazaba basinyanye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo ni ikintu twizeye ko kizagira umusaruro ukomeye. ubwo buryo bushya bukoreshwa muri gahunda yo gutera amashyamba kandi ngo ni nabwo akarere ka Musanze kahisemo gukoresha mu myiteguro y'igihembwe cy'amashyamba 2013-2014. Bwana Musoni Prote ashinzwe amashyamba mu karere ka Musanze. Muri rwego rwo kugira ngo ibiti dutera bizarusheho gukurikiranwa birusheho gutanga umusaruro ugamijwe, twahisemo gukoresha ba rwiyemezamirimo mu kuzitegura no kuzitera no kuzikurikirana, aho ubuyobozi bw'akarere bugirana amasezerano na rwiyemezamirimo agategura ingemwe akazikurikirana akazitera, yamara no kuzitera agakurikirana ibiti byatewe mu gihe cy'umwaka n'igice, amezi 18. Noneho akarere kakazazakira kaziha kuko n'ubundi ziba zateye mu mirimo y'abaturage, kakira ibikorwa rwiyemezamirimo yakoze kugira ngo yishyurwe, ariko nanone kakazakira kaziha abaturage kuko ibiti biba byatewe mu mirimo y'abaturage n'ubundi aba ari iby'abaturage. Hagati aho rero muri ako karere ka Musanze gakunze kurangwa n'imvura nyinshi nubwo yabanje kuba nkeya kimwe n'ahandi mu gihugu mu ntangiriro z'umuhindo, ingemwe zateguwe kuri ubu zimeze neza. Ushinzwe amashyamba muri ako karere aravuga ko imyiteguro y'igihembwe cy'amashyamba igenda neza, akanasobanura uburyo buzakoreshwa mu gihe cyo gutera. Muri kano karere ka Musanze rero nkuko mubibona hano hari pipineri no mu yindi mirenge zirimo, dufite imirenge 15. Muri mirenge uko ari 15 yose harimo amapipineri 15, biba pipineri imwe kuri buri murenge. Mu rwego rwo kunoza igikorwa cyo gutera amashyamba kugira ngo nyuma yo guterwa anakurikiranwe, bityo ibiti biba byatewe bikure bitange n'umusaruro nk'uko aricyo biba byaraterewe, twahisemo kubitera ku masite ari consolide cyangwa se amasite ahurije hamwe. Ni ukuvuga dufite amasite imwe muri buri murenge, uretse umurenge wa Muko ufite amasite 2 n'umurenge wa Rwaza, yose hamwe tukagira amasite 17. Ayo masite aba yaratoranyijwe cyangwa se yarabaye identifiye mbere, none tugategura ingemwe tuzi site tuzaziteraho. Iyo tuvuga site ni ukuvuga ni ahantu hahurijwe hamwe, hari aho tuzatera ibiti bivangwa n'imyaka agroforestry, akaba ari site isanzwe ihurijweho imyaka y'ubuhinzi, none tukazahatera ibiti bivangwa n'imyaka ariko kuri site imwe. Nanone tukagira aho tuzatera ibiti bitavangwa n'imyaka by'ishyamba, byo ibiti bitavangwa n'imyaka byo tuzabitera mu mirenge 2 gusa, uyu murenge turimo wa Musanze n'undi murenge wa Shingiro. Muri ako karere bateganya gutera amoko anyuranye y'ibiti bijyanye n'imiterere yako ndetse n'ikigenderewe mu gutera ubwoko ubu n'ubu bw'ibiti. Twanategereje n'ibiti by'imbuto ziribwa, aho muri buri murenge nibura tuzaba dufite ibiti bya avoka zibanguriye nibura ibiti 1000 muri buri murenge. Imbuto ziribwa tuzatera 17,000. Ubwo ni ukuvuga ngo 1000 kuri buri site. Ariko nanone nubwo mvanga 1000 kuri buri site ntago byo bizaterwa ku buryo buri consolide cyase ku buryo buhurijwe hamwe. Bangu by'imbuto ziribwa byo kuri ya site, babahinze benga kuri ya site, buri wese azafata igiti cya avoka ajye kugitera iwe mu rugo. Ubwo bikaba 17,000 mu karere kose. Ku biti by'ishyamba byo tuzatera 106 kuri hegitari 60. Ku biti bivangwa n'imyaka byo turateganya gutera hegitari 772. Ubwo ibyo twavugaga ni ibiteguro ku ngengo y'imari y'akarere. Hari n'abandi bafatanya bikorwa.
tuba mu karere k'imisozi miremire, akarere gakonja, tuba tugomba gutoranyamo amoko y'ibiti aberanye n'akarere gakonja ndetse aberanye n'ubutaka bwaho. Niba site ihingwa tuhita tujya gushaka mu moko abangwa n'imyaka, niba site ari ishyamba tukajya gushakira mu moko y'ibiti by'ishyamba. Ubwo rero ibintu twashingiyeho ni ibyo ngibyo, ni ibyo bitatu, harimo akarere duherereyemo, harimo site nyirizina tugiye kubitera icyo isanzwe ikoreshwa, harimo n'icyo tubitegerejeho. Nk'ibi mureba hano ni ino pipiniyeri irimo Eucalyptus maiden, hari Coriandra na Resena, tukanagira na Arinus acuminata na Avocatia. Iyo tugiye kuri Coriandra ni igiti cyiza mu kurwanya isuri. Ni agati gato, na arbuste. Ni uvuga ngo tubitera byegeranye, ku murongo byegeranye, ku buryo ku ntera hagati ya santimetero 50 hagati n'akandi ku murongo, bigatuma no kubisarura tukabisarurira hasi, bigatuma bikora uruzitiro y'amasuri ntamanuke. Si icyo gusa ariko bya bindi dukataho ni ubwatsi bw'amatungo. Ibi rero bikazajya bidufasha mu kubona bwa bwatsi. Mu biti bivangwa n'imyaka, akarere ka Musanze kahisemo gutubura no kuzatera mu gihembwe cy'amashyamba 2013-2014 harimo ibyitwa Arinus na Coriandra, ngo bikwiranye n'ikirere cyaho kandi bifite akamaro kanini. Arinus ni igiti kiberanye na kano karere k'imisozi miremire, gikura vuba cyane ariko kandi kigatanga n'imishingirizo. Itanga imishingirizo myinshi kandi myiza. Nka regio rero ihingwamo ibishyimbo ni bumwe mu buryo bwo kongera umusaruro w'ibishyimbo. Ibishyimbo birebire iyo wabishingirije imishingirizo y'amafuti birema igihuru n'umusaruro na ukaba mukeya. Arinus igira biomasse cyangwa se igira amababi menshi ashobora gutanga ifumbire y'imborera. Izo rero nizo mpamvu nyamukuru zatumye duhitamo aya moko y'ibiti akaba aribyo dutubura muri kano karere ka Musanze. Inturusu yo mu bwoko bwa maiden ngo nayo yahawe umwanya ukomeye mu biti bizaterwa muri karere ka Musanze k'imisozi miremire. Hari n'izindi mpamvu zihariye zabiteye mu guhitamo iyo nturusu. Twahisemo maiden kubera ko maiden iberanye na kano karere, cyo ni cyambere. Icya kabiri, ikura vuba cyane, ibyo bikaba bituma tuba dufite icyizere cy'uko yagabanya ikibazo cy'ibura ry'ibicanwa kubera ko ikura vuba. Ibi by'ishyamba rero by'inturusu icyatumye ari byo duhitamo. Hano dufite imyuzi, hari umwuzi wa Muhe, hari ahantu umwuzi wagiye wuzura ugatwara umurima w'umuturage ku buryo atakihahinga. Hari aho yagiye irunda ibibuye, hari aho bari barabiteye imbere ku mwuzi ugasanga bagiye bateraho agashyamba gatoya gafite ubugari butoya gakurikira umwuzi. Gutera amashyamba si gahunda ya leta gusa. Iyi pepiniyeri iherereye mu mujyi wa Musanze mu murenge wa Muhoza niyo abikorera ku giti cyabo batubura ingemwe z'ibiti, harimo iby'amashyamba, ibivangwa n'imyaka, iby'imbuto ziribwa ndetse n'iby'imirimbo bikenerwa hanini n'abaturage bo hirya no hino muri karere ka Musanze. Ngo mu gihe cy'umwaka wose abaturage ba Musanze cyane cyane abo mu mujyi no mu nkengero zawo baba bakeneye ibiti by'ubwoko bunyuranye bakiyambaza iyo pepiniyeri. Twahasanze umutegarugori wari uzanywe no kugura ingemwe z'inturusu maze turaganira. Ni hirya yaho, ubwo nuvuga ngo iyo umuzi wuzuye uragenda akaja mu mirima. Ubwo niyo mpamvu nashatse nko kurwanya isuri wenda ngo matera ibiti ndebe ko wenda hari ico byatanga, mbese ni mu rugo ruhande naje kuzigura. Hirya mu ruhande rwo hirya, mbese ubwo umuzi gumeze gutya nkahinga gutya mu buryo bw'umuzi. Ariko impamvu naje kugura izo ntusi nuko nshaka mbese nko kurwanya isuri, nkaba nshaka kugira ngo ngiye gutera nko muri metero nk'ebyiri nangwa 3 uturutse ku murenge wa Cuve hirya yaho, mbese kuno byegeranye ariko ni hirya yaho, ni mu murenge umwe. Imizi igafata umuzi kujya gutajagura riduka ubona ngo n'imirimo igenda.
Kuri ubu mu mapepiniyeri akazi gahari ni ako kwita ku ngemwe zizaterwa muri iki gihembwe zigakura neza. Abakozi bakoramo basabwa ubunararibonye, kubikunda ndetse no kumenya akamaro k'amashyamba. Abakora muri za pepiniyeri kandi ni abakozi nk'abandi bahembwa bakikenura mu miryango yabo. Iyi pepiniyeri ni ya rwiyemezamirimo watsindiye isoko ku karere, niwe dukorana. Muri aka kanya ubu ndi gukora icyo bita entretien kuzibagarira kugira ngo zise neza, noneho zizagira umwuka mwiza kugira ngo bazazitere zimeze neza. Urabona ko ubutaka bw'inaha bumeze neza kandi n'imvura urabona ko iri kugwa. Ni ukuvuga ko ubu turi mu kwezi kwa 10, izi mu kwezi kwa 12 mu kwa 11 mo hagati zaba zigiye cyo gutera izindi kubagara. Uyu niwo mwuga wanje. Uyu mwuga nawutangiye kera, nawutangiye muri 87 nkora ibijyanye na pepiniyeri. Ni ukuvuga ko ibintu bijyanye na pepiniyeri ndabizi kubikora. Gutera amashamba ku baturage ni byiza kubera ko ni ukongera ibidukikije, bikazana ibiti, bikazana umwuka mwiza, bigatuma n'abaturage bahumeka umwuka mwiza kubera amashamba aba yaratewe ameze neza. Ibi biti bundi bifite akamaro kenshi. Hari urabona nk'imbaho ngiyo bari kubaka amazu nk'ariya byo gukora za charpente, ubundi bakoresha ibintu by'imbaho. Imbaho ibiti bivamo ibintu byinshi. Hari imbaho zo gukoresha ku nzu, hari gukoresha intebe, hari gukora inzugi. Ibyo byose biva mu biti tuba twarateye. Birantunze. Birantunze kubera ko kiriya gihe nababwiye nyimariyemo kuri rwiyemezamirimo niwe dukorana. Njye nkora mpembwa ku kwezi. Umushahara mpembwa gurantunze, gundungiye abana nanjye ubwanjye. Iyi pepiniyeri yo muri Musanze mu murenge wa Muhoza yitaweho kuko ifitiye akamaro abayikoramo n'abaturage bayikuramo ingemwe z'ibiti. Bwana Nshimiyimana Alexis niwe uyicunga umunsi ku munsi. Ingemwe zose dufite zirenga 20,000. Imirimo dukorera izi ngemwe ni ukuzitegura tuhereye ku buryo bwo gutegura ku itaka, bashyira muri tuno dusashe, noneho nyuma bagashiramo imbuto no kugenda bazikorera isuku, kubagarira ibintu nk'ibyo no kuvomerera n'amafumbire. Iki kintu ni uburyo bwo kugira ngo kiresiste izuba ritaba ryinshi n'imvura itaba nyinshi, bibe muri mwayene. Ni nko kubisakarira kugira ngo zigire mbese imbera byombi nk'amahumbezi, izuba ritaba ryinshi n'imvura itaba nyinshi. Pepiniyeri